bene data mudukurikira kuri shene kuri ijambo dusoma, twishimiye kubana namwe kandi dushimiye abantu bajya bakanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho uko bukeye nuko bwije. Ni inkunga yanyu ikomeye cyane, Imana ibaha umugisha. Tugarutse imbere yanyu rero mu rwego rwo kubazanira ubutumwa Imana yaduhaye, ubutumwa bwo kubwira abantu ngo ntimuzibagirwe, kandi abamaze kwibagirwa Imana ije kwibutsa. Hanyuma tuje kandi kubabwira ibijyanye na karande, uburyo karande zandura cyangwa zikanakurikirana ku bantu bamwe. Reka dusome aya magambo rero dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 6 umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Hanyuma tubabwira ibyizi karande n'uburyo imivumo ya karande ishobora gukongera cyangwa ikagukurikirana mu gihe wayikururiye. 15 haravuga ngo nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo, mbese noneho ntori ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya, ntibikabeho. Nimuzi yuko wifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tuzanye amagambo kubw'umuhamagaro Imana yaduhaye, umuhamagaro wo kubwiriza abantu ukuri, umuhamagaro wo kwamamaza ijambo ry'Imana, umuhamagaro wo gusengera abantu, kuko turi buze gusoza dusengera abantu bari muri zikarande, kandi dusoze dusengera abantu bamaze kwibagirwa kugira ngo bibuke, kuko Imana ifite umugambi wo kuza kwibutsa abantu. Imana iturengere. Reka duherere kuri iki cya karande. Karande Bibiri tubwiye ko iyo umuntu afashe umubiri we akawuhuza n'umubiri wa maraya aba abaye urugingo rumwe na maraya. Muri make ibiri muri maraya cyangwa muri uwo musambane we biramukongera bikanamukurikirana, nk'uko Bibiri tubwiye ko uwihuza na Kristo aba abaye umwe n'umwuka umwe na Kristo. Imana yacu turengere rero kugira ngo ibintu tumenye ibyo ari byo kandi tubashe gutandukana n'ibyo. Hanyuma iyo wihuje na Kristo, ubwo wa umwuka umwe na Kristo, wakwihuza na maraya ukaba umwuka umwe nawe cyangwa urugingo rumwe nawe. Bimwe mu biri muri maraya cyangwa ibigenda muri iyo maraya bishobora kugukurikirana. Urugero ni nk'imivumo uwo muntu akoreramo, ni nk'umwaku cyangwa indwara zandura zindi zo mu buzima busanzwe, ndetse ushobora kubonamo ibihombo, ushobora gukuramo ibintu byo guta ubwenge cyangwa kubikimara. Urugero ni Samusoni, ushobora guta imbaraga zawe wari ufite, imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'umutima. Ushobora guta n'imigisha yawe yose ikaba yahagarara kuko itakarizwamo aho ngaho. Imana yacu turengere. Tumaze gusoma amagambo akomeye, amagambo atubwira ko iyo umuntu yifatanyije na maraya ahinduka umubiri umwe nawe. Aya ni amagambo yari ari muri Bibiliya, ariko abantu benshi ntibari basobanura iki kintu. Tuje gusobanura iki kintu kugira ngo abantu bitandukanye n'iyi mivumo ishobora gukurwa mu muntu mwabonanye cyangwa mwasambanye cyangwa mu muntu mubana atari umugore wawe cyangwa atari umugabo wawe. Abantu benshi rero twababwiye ko bashobora gukuramo ibihombo, bashobora gukuramo imyaku cyangwa impfu cyangwa ibyago n'ibindi bintu bishobora kubagendaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo abantu twakwita mukoshi cyangwa n'igisuzuguriro. Aha twabaha urugero rw'umuntu umwe wasize imbaraga ze muri maraya, ni Samusoni. Azisize muri Delila. Buriya icyo bita maraya ni ikintu kibi cyane. Delila yatumye Samusoni imbaraga ze n'icyubahiro cye n'agaciro ke byose bitakara, binatuma bamukuramo amaso kubera ko yihuje na maraya. Imbaraga n'ubunaziri yari afite bwose burarangira. Hari n'abakozi b'Imana rero, abahanuzi, abapasitori cyangwa abandi bantu bakoze ikosa ryo kwihuza na maraya, bakatwara iyi mivumo iva muri maraya, bakaba batagifite umwuka w'Imana ubariho, ahubwo bari mu kugendwaho n'umwuka wa maraya. Ushobora gukora gisida zitandukanye nko kugwa mu mazi cyangwa gukora impanuka z'imodoka ukagira ngo ni ibintu bisanzwe, naho kumbi ni imivumo ikugendaho uwanduye. Gusa Yesu agira neza kuko yavuze ngo
ku bw'akavukire zacu hari ukuntu twahinduwe abana b'Imana dukurwa mu bana b'isi. Iyo wakiriye Yesu umwami n'umukiza rero niwe wenyine ushobora kugukuraho uyu muvumo wa karande waba waranduye, na cyane cyane ko ari ibintu bikongera. Hanyuma rero ngenze umuntu w'umukobwa wari umusambanyi, ariko umuhungu wese yasambanaga nawe, iyo waba ufite butike yarahombaga, iyo waba ufite akazi warirukanwaga, iyo wari ufite amafaranga byose byagushiragaho, ukagenda ugahinduka nka Toroma kubera ubuzima bwawe wavanze na maraya kandi afite iyo mivumo imugendaho. Abantu rero bafite imivumo y'iwabo, aho bavuka, aho bakomoka, ishobora gukurikirana abantu mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu nawe ugomba kubyirinda. Buriya n'umusirikare ku rugamba, iyo ari ku rugamba ntashobora kwihuza na maraya, kuko yihuje na maraya bishobora gutera umwaku cyangwa bigatera umuvumo ku basirikare bose bagapfa bagashira. Niyo mpamvu ari ibintu byo kwirindwa cyane. Turabwira abantu rero kugira ngo birinde ibi bintu. Imana yararebye risanga mu isi no mu gihugu cy'u Rwanda harimo ubusambanyi bukabije, abantu bifatanyije na maraya, barimo barakira imivumo, barivanga n'amaraso, amaraso arimo imivumo, kandi ibintu by'amaraso biragendana, bigatuma umuntu yagutambamo igitambo. Nababwire ko buriya iyo umuntu mudahuje amaraso muvukana, amaraso y'umubiri ntashobora kugutambamo igitambo, ariko wifatanyije na maraya ubaye umubiri umwe, amaraso ye n'ay'iwabo niyo ubutwaye, buriya bashobora kugutongera cyangwa bakagutambaho igitambo, kuko ubabaye umwe nabo mu muryango wabo, mu maraso yabo. Niyo mpamvu rero tugomba kwifatanya na Yesu, tukifatanya n'umwuka w'Imana, tukaba umwuka umwe na Kristo, kugira ngo dukurweho iyo mivumo yose, kandi tutaba twabashwa gutungirwa agatoki ngo dutambweho ibitambo. Imana yacu turengere, kandi Imana yacu tugire neza. Iyo utakiri urugingo rwa Kristo ushobora gutambwaho igitambo nk'uko twabivuze, kandi umuntu ashobora kugushobora cyangwa kukubasha, kuko amaraso yawe atandukanye n'abandi. Hari umugore rero cyangwa umugabo wakoze iryo kosa, ashobora guciririzwa kuri izo karande y'imyaku. Uwo mubana igihe ari urugingo rwa Kristo, iyi myaku yo ntishobora kumufata. Biratandukanye cyane, murumva ni ibintu bikomeye. Ushobora kuzana iyo myaku cyangwa nizo za karande n'iyo mivumo wakuye muri maraya, ariko kubera ko uwo mubana ari urugingo rwa Kristo, we ntishobora kumufata cyangwa imukongere. Aha niho Yesu agaragariza ko ari intwari kandi ari intsinzi. Ikindi gikurikira, abana mwabyaranye, abana bavuka muri zikavukire mbi, Imana itabarengeye ngo babature ibakure muri zikarande, bagendera muri ibi ngibi, ugasanga abana nta terambere, ugasanga abana ntibize, ugasanga abana nta bwenge, kubera ibintu bavomye mu maraso y'ababyeyi babo, amaraso yandujwe, amaraso arimo imivumo, amaraso arimo imikorere ya Satani. Na cyane cyane ko Satani ikintu akoresha agenda ku kintu cy'amaraso cyane. Niyo agushaka amaraso yawe akabona ntayashoboye, amaraso yawe ahujwe n'ay'umwami, ashaka ukuntu yagukonekita n'izindi mbaraga kugira ngo agushobore. Urugero naguha urugero rw'Abisiraheli igihe barwanaga n'Abamowabu. Abamowabu baraneshejwe, baratsindwa imbere y'Abisiraheli, ariko Abamowabu bagirwa inama yo gufata abakobwa babo bakabambika imyenda igaragaza ubwambure bwabo, kugira ngo abasore b'Abisiraheli bahure nabo, babakunde, babashake, baryamane nabo, babarongore, babagire abagore, kugira ngo imyaku n'imivumo n'ibyo babifuriza byose bifate. Imana yacu turengere. Hanyuma rero byaje kushoboka, kuko n'ubundi Abisiraheli batabyihanganiye, Abamowabu barabinjirira. Niyo mpamvu rero tugomba kurinda amaraso yacu, amaraso y'umwami wacu, ngo tuyavange n'amaraso y'umwanzi atwanduze izo za karande zose nk'uko twabyumvise. Hanyuma rero Yesu wenyine niwe ushobora gukuraho karande zandurirwa mu busambanyi. Urugero ni nk'uyu Rahabu. Rahabu yari indayi ikomeye cyane, ariko Yesu kugira ngo akureho iyo karande, akureho iryo zina ribi, avukira muri uyu muryango kugira ngo ubu buraya bwa Rahabu buhindurwe izina. Imana yacu turengere, kandi Imana yacu tugire neza. Imana yacu izi ubwenge, ifite ukuntu ishobora kubigenza tugakira bino bintu. Niyo mpamvu yatanze Yesu. Hanyuma rero tugeze ku yandi magambo meza yo gusobanura uburyo Imana yatubwiye abantu ngo ntibazibagirwe.
aya ni amagambo yabwiye Abisiraheli ubwo babaga mu Egiputa baruhijwe n'uburetwa. Ndabyibuka ariko Imana ijya kubabwira ko izabakurayo yababwiye ko itazabasezerera ubusa. Usomye mu gitabo cyo kuva igice cya 3 umurongo wa 21 na 22 yarabwiye ngo muzatira ibintu, muzafata ibintu by'agaciro by'abanyegiputa muzabihagurukane. Ni umugambi mwiza wo kugira ngo Imana iguhagurutse, ubuzima iguhagurukijemo, ubuzima iguhagurukije bwo muri Egiputa, ubuzima iguhagurukijemo bwo mu byaha utagenda ubusa. Ariko irabwira ngo nubwo mwabonye imitungo ntimuzibagirwe. Ubu butumwa rero buje mu gihe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turi mu minsi mikuru cyangwa turi mu bihe by'iminsi yo kwibohora. Imana irambwira ngo abantu reka tubabwire be kwibagirwa ibyo bibagiwe, kuko abantu barangije kwibagirwa Imana ngo izaza kubibutsa. Hanyuma rero kandi Imana ijya kukuzamura, ijya kukurwanira, inagusubiza inyuma rwose. Imana igushubije inyuma iba yiteguye kukurwanira. Usomye mu gitabo cyo kuva igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza kwa 4 aho Imana yabwiye Abisirayeli ngo nibasubire inyuma babamba amahema. Uyu munsi Imana ishobora kuba yaremeye kusubira inyuma, ariko uko gusubira inyuma kwawe mu buzima bwa buri munsi, gusubira inyuma kwawe ku iterambere, gusubira inyuma mu bucuruzi, ni uburyo Imana yashatse ko wazahaguruka, uhagurutse ufite icyo ufite, ugahaguruka ugiye kurwana, ugahaguruka ugiye gutsinda, ugahaguruka ugiye kunesheje. Abantu rero Imana ishubije inyuma muri ubu buryo iba yiteguye kubarwanira mu buryo bukomeye. Muri ubu buryo Imana yambwiraga ngo ije kwibutsa abantu. Nagiye kubona mbona n'abandi bantu bamaze iminsi bateze amaboko bari munsi ya esikariye babuze ubazamura. Imana irambwira ngo nubwo ije kwibutsa abantu ubuzima baciyemo ikabasubiza mu byo bahozemo kuko bibagiwe, ariko ngo ije no kuzamura abantu bamwe mu ntera ibafasha ukuboko. Imana yacu turengera. Ushobora kuba uri muri aba bantu rero bafashwe ukuboko niba utaribagiwe. Hanyuma ikindi gikurikiyeho, niba ubashije kwibuka ukaba wibutsa aho Imana yagukuye, ukaba wibutse ko kera wari ubabaye, ubu ngubu umeze neza, Imana nta kizakwibutsa, izibutsa bibagiwe abamaze kwagirwa iminsi ya kera. Hanyuma rero Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, ndebye imirimo yawe nkuramburiye amaboko. Hanyuma rero kurambura amaboko ni uburyo bwo gutanga, hanyuma ugahereza, ukibuka ko nawe wabaye mu buzima bukakaye, mu buzima bugoye, wabona abababaye n'abamerewe nabi ukabafasha. Imana yacu turengere kandi Imana yacu tugire neza. Hanyuma rero tugiye kuvuga abantu Imana yavuze igiye kwibutsa. Hanyuma Imana ije kwibutsa umuntu wari uri mu buzima bugoye, ubuzima bw'ubushomeri, ubuzima bwo kutagira akazi, ubuzima bw'inzara n'ubukene. Ubu ngubu akaba yarabyibagiwe kubera ko amaze kugera igihe cyo kugira amafaranga ku makonte, no kugira amafaranga ku makonte mu bindi bihugu, no kugira imitungo ndetse n'ibindi bintu byinshi bimunejeje. Ubu ngubu arimo kwishimira, ahubwo agafata umwanzuro n'umwanya wo kujya kubyina no kujya kwinezeza. Imana ije kukwibutsa, kandi kukwibutsa ni ukugusubiza muri bya bindi wabayemo. Hanyuma niba warabaye mu buzima bw'ishyamba, mu buzima bw'ubuhunzi, ubu ngubu ukaba warabyibagiwe, Imana ije kukwibutsa bwa buzima bwawe kuko wibagiwe. Imana yabwiye Abisirayeli ngo ntibazibagirwe. Ushobora kuba warabaye mu buzima bwo kuba nta rugo, nta bana, nta mugore, ukabisaba Imana ikabiguha, ukaba ufite abana banejeje bashimishije, bize baminuje. Ubu ngubu ukaba warabyibagiwe, ukaba waribagiwe ubuzima bwawe bwa kera, waracaga inshuro cyangwa uri umutindi wifashisha inkunga z'abandi, ukaba warabyibagiwe. Imana ije kukwibutsa. Imana kandi ije kwibutsa abantu igihe wari uriho utagira inzu ukodesha, uba mu nzu zitandukanye, ubu ukaba ufite inzu yawe. Ije kukwibutsa igihe wari uriho udafite dushe na tuwarete mu nzu, udafite inzu y'amakaro. Ije kukwibutsa ibyo bihe kuko wibagiwe ubu ngubu aho wamaze kubibona. Imana yacu turengere. Imana ije kwibutsa abantu, ije kukwibutsa cya gihe wabaga mu cyaro uri ntaho nikora, ntacyo ufite, uhingira abandi uca inshuro. Ubu ngubu ukaba wari ufite abakozi ukoresha n'inganda. Imana ije kukwibutsa kuko wibagiwe. Uyu mugambi Imana wo kwibutsa abantu urakomeje, ni umugambi ukomeye cyane. Imana ije kukwibutsa cya gihe wari uri mu buzima bugoye, urupfu rugusatiriye, ikakurengera, ubu ukaba warabyibagiwe, ije kubikwibutsa. Imana ije kukwibutsa cya gihe wari uri mu bitaro kwa muganga urwaye urembye umeze nabi, ubu ukaba warakize utakirwaragurika, ubu ukaba warabyibagiwe. Imana ije kubikwibutsa nabyo. Imana iturengere, Imana kandi tugire neza. Imana ije kwibutsa kera utakigira amafaranga ukaba ufite amakonti ubu ngubu. Imana ije kukwibutsa kera itaraguhindurira izina, ubu ukaba warakwisa amazina atandukanye, amazina y'icyubahiro n'amazina y'agaciro. Turabwira abantu rero ngo bibuke aho Imana yabakuye kugira ngo bagire neza, kuko abibagiwe Imana ije kwibutsa. Imana iturengere kandi Imana tugire neza. Tumaze iminsi tubabwira ko turi mu bihe bikomeye, ibihe bigoye, ibihe biruhije abagenzi, ariko Imana iri gukora cyane kandi irimo iragenda isohoza ibyo yavuze.
reka dusabire abantu rero bafite izi za karande zibomaho, dusabire abantu bamaze kwibagirwa kugira ngo bibuke, Imana ibagire neza. Imana turagushimye kuko ushobora byose ukaba uri rubasha, niwe wenyine wo kuza kwibutsa abantu, kandi ndumva neza abantu bazahafungura iki kiganiro bakaba babasha kwibuka utazabibutsa, kuko barimo kwibuka cyane. Nibamara kwibuka bazagira neza, bazaca bugufi, kandi bazafasha abakene, bafasha imfubyi n'abapfakazi. Bazibuka ko ari abantu babyarwa n'umubiri, bazibuka ko ari abantu bashobora no gupfa, bazibuka ko ari abantu batari hejuru bace bugufi cyane, kandi abazibuka ko hari icyo bari cyo bazahita bamenya ko ntacyo bari cyo, nabo barengere. Abibutse ubuzima baciyemo bakabaciye bugufi basabye imbabazi, Mwami Imana reka ubafate ukuboko bazamure mu ntera, bazamure mu cyiciro, abarwayi bakire, abakenye bahagire imbere yawe, abashonje nabo bahage, kandi usubize abantu agaciro kabo, icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen.